Pi network yamaze kuba virusi abapiyoniya ahantu hose muri ndagira ngo muze kubanza mwumve video ngiye kubahereza ariko nimara kwiba ndagira ngo noneho ikintu cyo kwishimira kirenze n'ukuntu Pi network burya abantu benshi bayizi ariko mu buryo bwaho ngaho bw'ibanga. None ikintu gitangaje n'ukuntu aba bahungu buri kantu na buri nguni baje bakayivuga ariko kandi ukumva bamaze n'igihe kinini bayizi. Pi network rero nibyo nkunda kubwira abapiyoniya benshi, nkababwira ngo Pi network irazwi, abantu barayizi, abantu bamayininga bucece, ntibyagutangaza umutipe buri kantu na buri nguni bayifite muri phone yabo ariko bakaba bari kwivugisha amagambo mugiye kuyumva muri video. Mugiye kuyumva umupiyoniya wese anari ndagira ngo mwumve buri kantu na buri nguni ibintu bavuze kuri Pi network. Mubanze mu byumve. Turi guhiga umuntu wazanye ibintu bya Pi network. Ndashaka umuntu wazanye ikintu bita Pi network akagishyira mu banyarwanda ngo hari ahantu bazajya bakanda ngo babone amafaranga akavuga ngo Pi imwe nisohoka ngo izabingana n'ibihumbi 310 bingahe by'amadolari. Niko Pi yarasohotse cyane. Abaniga ko batari kugura amamodoka ngari ko bari igihe yari gusohoka ngo baravuga ati reka gukora ntabwo twakora nta kintu na kimwe twakora Pi igiye gusohoka ndakazi barakareka. Hari umuntu nzi watutse boss we aratuka boss aravuga ati kuyinshuro ngiye ninjye ugiye kujya nguhemba wambwawe ngubuhunga mfite ubutunzi ngaraho bwasina Gerard ngo Pi yasohotse ngo uyu sina Gerard ubyuka mu gitondo akora akabanga ngo ndabamurusha amafaranga ngo uri ari gukora urusa ngo abantu ruberi bose ngo reka niko muze hano Pi byagenze bite ko mwashecetse? Yarasohotse. Ntabwo yaba yarasohotse ntabwo wabimye Pi yarasohotse cyane. Ko mutagura amamodoka mwatubwiraga mwabiwerewere. Aha, mumaze kubyumva rero ibintu bavuze. Baje bavuga ngo barashaka umuntu wazanye Pi network, nk'umuntu wabwiye abantu ko bagiye gukira ngo ariko se ngo ubundi ngo Pi akakanya ngihageze he like ngira ngo mwabyumvise muri iyo video. Ariko ikintu gihari ginakomeye ngewe nishimiye n'ukuntu nabo ubwabo bayizi. Nyamara abapiyoniya benshi mwari muzi ko Pi network ngo izwi n'abo bantu bakeya baraho ariko Pi network ifitwe n'abantu banini cyane. Ifitwe n'abantu banini igagira n'abantu bari bamwe nakita ku rwego rwasi mu buryo bw'amafaranga cyangwa se mu mazina ariko Pi network ni Pi yabaye virusi man. Nimvuga ngo yabaye virusi yarogeye ahantu hose barayizi. Umupiyoniya rero ushaka gufata iki kintu akagitekinga as ize sinzi urwego rwawe, sinzi aho waburi. Ibi bintu bijye biguha ikimenyetso cyuko abantu benshi burya bicaranye wa mushinga. Wa muntu uzaka kubwira ngo Pi ni igicupuri, ngo ibi bintu ni ibicupuri, arabibitse arabyicaranye. Nukuvuga ngo rero icyo nshaka nk'umupiyoniya nawe akakanya ushobora kwibaza uti mbese ubundi kuva namenya Pi narahombye narungutse byagenze gute? Ni kuri YABISO TV show, ni YABISO wanyu munywanyi wa Nsorosa Mukondo wa Semembo mwuzukuru wa Ndoba. Mwavuze ko kuminuza k'umugore ari umugabo. Nagize amahirwe mvuka ivanjiri yaraje imvana ivata mu kanwa, bityo mubibonye mukomeza kumva ibyo mvuga nkabikunda cyane. Mbashimira mbifuriza kugira Imana n'amafaranga ndetse n'ubuyobozi bwiza. Mbahaye ikaze rero muri iki kiganiro. Mwe mwamaze gukanda subscribe muri ingenzi muri abagaciro kude chapeau, namwe mutarayikanda ariko mukurikirana ibiganiro byacu namwe muri ingirakamaro. Ariko mu gihe gikwiye mubona ari ngombwa mwakanda subscribe umuryango mugari wa YABISO TV show ugakomeza kwaguka. Yes, buri kantu na buri nguni baje baritereka bati ninde wazanye Pi network, ninde wabwiye abantu ko bagiye gukira. Bamwe bagasezera akazi bati umuboss arambaza iki ko Pi imwe yonyine igiye kubivunjwa 312,159 by'idolari. Ninde? Kandi ko kahangaha nuze kumbwira ngo Pi zari guhita zifata rura rwego mumbwire ngo umuntu uri guhembwa 200,000 ngo umuntu uri guhembwa 300 ku kazi ngaraza gukomeza kuvugana neza na boss eko bwati ibyo urimo ntabwo ari byo kampani ahubwo ndayigura. Icyo cyo niko byari bugende. Ariko saka kanya wenda ntibyagenze gutyo kandi ahanini murabizi neza ko amakuru arimo hyping ariyo yaranze birabihe
abantu nyine koko bagasara, ariko si no gusara, uyu mushinga nawe ubwawe ukomeze. Turamutse tuje tukavuga step by step ko umushinga uteguye, tukawinjiriramo ntitugire ibyo tworoshyamo. Mu by'ukuri abantu batwita babikabyo ngo bakina biki, mwasanga ubwo burya twe twarabivuga tudakabije, tutavuga uko umushinga umeze. Ariko uburyo uyu mushinga Open Network wo wubatse ni umushinga ubona ko ahubwo ugendeyemo neza ukawumva ugahita ushobora wowe guhita utumbagira we mu bicu n'umushinga utaratumbagira. So niyo mpamvu turagerageza tukakubwira ngo this is a long term project, ni umushinga w'igihe kirekire, ariko bishoboka ko abantu bagira icyo bawusaruramo. Bisaba iki? Bisaba trusting ya process, donc kwizera urugendo rw'uyu mushinga ukawugumamo, ukajya wumva amatangazo cyane cyane alo official cyangwa n'ubusesenguzi bwizewe kuri umushinga, kuri ba bantu tugwereza inkuru za nyazi, ibyo murabizi. Ikindi kiba gihari, wowe nk'umupiyoniya ntufate nabyita nk'irari ryawe ryo gukira vuba urisanishe n'umushinga, wumve ko uyu mushinga yakabaye nawe ejo mu gitondo azagahita kubita hasi bigahita bigera ku rundi rwego. Ibi bintu Pi Network iri gukora cyangwa se iri kubaka nowadays cyangwa muri iyi minsi, ni ibintu nyine isabwa gukora kugira ngo mu by'ukuri tuzaryize imbuto ibintu binameze neza. Ntabwo rero ari ibintu wapfa guhita ukubita hasi. Ngira ngo murabizi neza ikintu cya volatility. Volatility ni uburyo cyane cyane aba bantu bakora trading ku ma forex ari online, bo nibyo baracunga mu gihe yamanutse bakagura, mu gihe yazamutse bakagurisha. Abo bo baranakize babaye abakire. Ku bantu mubizi cyangwa se mushobora kuba mubikora mukurikirana Pi Network, mujye mwinyurira inbox tuganire. Hari amakuru menshi mba nshaka ko twasangizanya, cyane cyane kuko mwebwe hari ibintu, ari amakuru donc abantu bacuruza baba bafite menshi cyane kurenza abantu batagera ku isoko rya crypto. Ikindi kintu kiba gihari nuko iyo volatility bo bacungana nayo, byamanutse bakagura, byazamutse bakagurisha. Muri Pi Network ntabwo banyi umushinga twe bashaka volatility, ahubwo barashaka ya ecosystem iri gukora, ariko kandi hakaza n'uburyo bwa liquidity pools, cyangwa se n'uburyo turajya tubona ya Pi ku muntu yifite koko ntabwo yaburara. Aka kanya ushobora kuba ufite Pi, kubona uyigura ako kanya bikagorana, ariko barashaka kubigeza kuri rwa rwego. Ngira ngo murabizi ko aka kanya ufite $, aho waba urifite hose, niba bari mu cyaro rwose, nekereza ko abaturage bose bazi neza agaciro k'idolari. Barabizi ko idolari warigeza hose wabonamo currency ushaka cyangwa se ifaranga ushaka ry'icyo gihugu aho uherereye hose. Ufite idolari ntabwo wakicwa n'inzara. So aka kanya rero barashaka gushyira Pi ku rwego waba uyifite, aho waba uyifite hose. Umuturage yakumva ko ufite Pi, umuntu ucuruza restaurant yakumva ko ufite Pi, muri boutique yakumva ko ufite Pi, mu kabari umuntu yakumva ko ufite Pi, ntagire ikibazo ngo uramwishyura gute, ukamwishyura izo Pi. Ni rwo rwego Pi Network ishaka gufata. So icyo kintu rero ntabwo ari kibi, ni ikintu kiremereye ku rwego aka kanya ibyo Pi Network yubaka. Ndetse abahanga bavuga ko aho Pi Network igeze iri kubaka ibyo ngibyo niho harenze. Ahubwo ibi byari byarabaye mwumva bavuga n'ibyo mutekereza ntabwo bikomeye kuruta ibyo aka kanya biri kuba, kuko ibiri kuba aka kanya nibyo bigenga ya crypto coin, bigatuma ifata isi cyangwa se iba viral. So niyo mpamvu rero mwebwe abapiyoniya icyo mbasaba ni ukugendana n'uyu mushinga, ariko kuwujugunya ku ruhande wowe ukawihora ukagenda, byo ni ikibazo. Ariko ikindi njye nkunze kuvuga ngo nugupfa no gukira. Niba uyu mushinga ko kuzakiza abantu, why not utabigumamo noneho nawe ukazakira? Ariko byazananga bikanga, kuko nta risk zirimo mani, nazo risk ni noya. Kuba warizeye gusa ukavanga ibingibi iki, nta mafaranga yandi uri gushoramo, n'umuntu tudatugura ya masaha yashira mugani wa BURINGUNI na BURIKANTU, ugakandaho ukamayininga zikinjira. Ariko biriya bitipe bya BURIKANTU na BURINGUNI nje hari ukuntu nabikunze, kukibizi ko bana mining. Ibaze kubazi ko amasaha 24 yashize ukandaho ifaranga rikinjira.
ibaze ko babizi, ibaze ko mu mutwe wabo birimo. Noneho wari umupiyoniya aho ngaho ntabwo ushaka kubyumva. None ikintu kirenze ni ukuntu bari abatipe abantu benshi bagiye bababwira bati iyo boro muyihorere sha, iyo boro irarenze turabizi, iyo boro irakaze, iyo boro gutya na gutya n'urundi rwego. So niyo mpamvu rero ntabwo nshaka umupiyoniya n'umwe ufata iki kintu azi ize, ntabwo cyoroshye, ni ikintu kiremereye. So buri wese rero aze kugerageza kunyura muri comment, agende ashiraho ese kuva wamenya Pi Network, kuva kugera aka kanya ni ibintu ugeze he, umaze kungukira hehe, ese hari ubumenyi bwiyongere kuri cryptocurrency, ese hari faranga wungutse, se niba waragiye gucuruza mu buryo busanzwe byo kuri forex trading, ese donc shaka muri comment zanyu bishingiye ku nkuru buri kantu na buri nguni bagiye baduha cyangwa se kuri video naberetse. Namwe nshaka kubona mwigaragaza nk'abapiyoniya mukambwira muti twarahiye se cyangwa se ntitwahiye, cyangwa se dutegereje kuyarya, cyangwa se namwe murabibona nka buri kantu na buri nguni. Mbashaka muri comment. Ikiganiro ni icyanyu nabakoreye kugira ngo mu by'ukuri tuze guhana ibitekerezo, tuganire muri comment segments. Okay, reka twongere mu bindi biganiro.